namenye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tubayemo. Namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'ibyo tubona. Yesu nashimwe bene data, reka dukomeze dusangira ijambo ry'Imana ridutwongera imbaraga muri rwa rugendo. Uyu munsi turaza kurebera hamwe uburyo umwuka wera atanga ubuzima. Twarebye ubushize ko umwuka wera atanga ishusho y'ikintu kigasobanuka, urujijo rugashira. Ariko uyu munsi turavuga uburyo umwuka wera atanga ubuzima. Turasoma muri Yobu ibice byaho 27 umurongo wa 3. Haranditse ngo Yobu yaravuze ati ubugingo bwanjye buracyari buzima, ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Uwiteka niwe utanga, niwe utuma mpumeka. Kasubiremo Yobu 27 umurongo wa 3. Ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Uwiteka niwe utuma mpumeka. Uramutse ubumvise amagambo wavuga uti avuze iki hano? Avuze amagambo ashoboka. Aravuze ngo nuguhumeka, aravuze ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima. Asobanura ubwo bugingo ari ubuhi. Aravuga ngo ubwo bugingo mvuga ngo nuko umwuka w'Uwiteka atuma mpumeka. Mbibutse ko n'ibiti bihumeka, n'amazi arahumeka, n'inyamaswa zirahumeka, ariko waravuze ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kuko umwuka w'Uwiteka atuma mpumeka. Ni ukuvuga ko uyu mwuka w'Imana aba kuri twe, atuzaho tukagira ubugingo buzima. Niyo mpamvu nusoma muri Ezekiel uzahasanga amagufa yumye. Ezekiel yerekwa mu kibaya yabonye ngo amagufa yumye, ngo ariko ari na menshi kandi asandaye. Agiye kubona ngo abona amagufa ngo rimwe riri ukwaryo, ariko arangije ngo arabibona ahanuri, ngo ahanura uko yategetswe, ngo agihanura ngo umwuka arahuha, ngo ahushye ya magufa aregerana. Umwuka yegeranya ibintu, yegeranya abantu, yegeranya batatanye. Umwuka araza ngo amagufa aregerana. Ngongeye guhanura ngo yabonye yiremye inteko, ngo abona amagufa, igufa risanga iryaryo. Uru rwangano mubona n'induru n'akaga ni kigaragaza ko nta mwuka uri guhuha. Hakeneye abahanuzi bahanura uko Imana ishaka kugira ngo umwuka w'Imana aze mu bantu. Ngo arahanura, bazi guhanura ngo amagufa yiremye inteko. Yongeye guhanura ngo abaskeleti, yongeye guhanura ngo ajyaho inyama n'amaraso, ajyaho inyama n'imitsi. Yongeye guhanura ngo umuntu ngagira ubugingo buzima. Ni urugendo rero. Urabona ya magufa yumye, urugendo Ezekiel yabonye nirwo dukora. Niyo mpamvu usanga umuntu yicaye akavuga ngo yango mana ngo umwuka, ukagira ngo umwuka akora ikintu kimwe. Icyambere agaragaza ko abantu bajya bapfa iyo nta mwuka bafite. Imana ibona abantu gute iyo nta mwuka uhari? Babona nk'amagufa yumye atatanye. Iyo abantu bangana ibabona bameze bate? Agishaka kubwira muri ijambo yo baravuze ngo umwuka w'Imana, umwuka w'Imana niko Yobu yatubwiye ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima. Ubugingo bwawe bumeze bute? Ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe buzima, umwuka w'Imana ariho agatuma uhumeka, yagase agatuma ubaho. Nyirizo mbaraga niwe wanzuye ko, kandi nyirizo mbaraga niwe wanzuye ko nategerewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu, no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. Tujye kwa Dawidi. Dawidi amaze gukora icyaha yaravuze ngo ntungureho umwuka wawe, ntungureho umwuka wawe. Kuki yabisabye? Yarazi ko icyaha kituma umwuka amuvamo. Harugeze amaze ngo ese umwuka wera ngo ajya ava mu muntu. Nanjye nakubaza ngo isi ipine rishobora gutoboka? Nicyo kibazo ushobora kubaza. Ipine rishobora gutoboka? Pine ryatoboka? Niba ryatoboka rigashiramo umwuka, ubwo procedure urayumva ni uguhoma no gushyiramo undi. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwuka ashobora gupfa kuva mu muntu nta kintu cyabaye. Umwuka bari umwuka ntashobora gupfa gusohoka. Ntabwo umwuka yakwivana mu ipine nta kintu cyabaye. Ni nako umwuka w'Imana atapfa kugenda. Dawidi rero yabihishuriye avuga ati ntungureho umwuka wawe wera, ntungureho umwuka wawe wera. Yobu nawe aravuga ati umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Nyemera ngushimire mwene data kuko nzi neza ko icyifuzo cy'ubugingo bwawe nawe ugifite. Ushobora kubaza se ubugingo bwawe buracyari buzima? Ubugingo bwawe bumeze bute? Ariko yavuze Yobu ngo igituma gihumeka nuko umwuka w'Imana ngakihari. Ni ukuvuga rero ko umwuka w'Imana yagiye. Ari muri ibyo ari indirimbo nziza aravuga ngo
ngo tugire ubwoba cyane tutacyumva umwuka, ngo twibaza n'icyo twakora. Ni ukuvuga ngo ikibabaje kino gihe abantu ntabwo umwuka bakiwumva, ntabwo bacyumva umwuka wera, ntabwo bacyumva Imana mu buzima bwabo, ntabwo bakiwumva. Kubera ko batacyumva umwuka, bibwira ko babeshya umwuka, ariko umwuka igituma agenda iyo utagikosoye ntabwo agaruka, kandi ashobora no kuza arwana nawe. Nyemera rero nkubwire ngo nshuti y'umusaraba, wibaze ikibazo nk'icyo Yobu yatanze nk'igisubizo, ubaze ngo ese ubugingo bwanjye baracyari buzima? Ni ikibazo nanjye nkubaza. None igisubizo ni ikihe? Buba buzima gute nta mwuka w'Imana uhari? Impamvu Yesu yavuze ngo amagambo abwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibashoboze. Nkwifurize kugira Pentekote ituma ubugingo bwawe buhinduka buzima. Ugire umunsi mwiza kandi witegure Pentekote iguhindura ukava mu magufa yumye, ukava mu bantu umubiri gusa. Iyo ndeba twega abanyamadini mbona hari ikintu tukeneye guhanura ubundi buhanuzi. Hakenewe ubundi buhanuzi. Kubera iki? Ezekiel yarahanuye amagufa ngo aregerana, ngo yirema inteko, ariko ntabwo byari birangiye. Hari abantu rwose wumva bafite ubutumwa bakegeranya abantu, ariko ugasanga n'ubundi abo baje bakumye kuba amagufa. Yongeye guhanura igufa risanga iryaryo, ubwo nabwo ntabwo yararangije. Yongeye guhanura ngo abone amagufa abe skelete, ntabwo yarageze ku ntego. Sinzi rero aho wowe ugeze muri iyo process yo kugira mu buzima bw'umwuka. Ngo yongeye guhanura abona ngo babaye umubiri gusa, hajeho imitsi n'inyama ngo n'uruhu. Iramubwira ngo ntibirarangira. Ngongeye guhanura abona ngo wa muntu yuzuye umwuka wera. Kankubwire ko dukeneye abavuga butumwa bahanura uko Imana bategetse. Dukeneye ubundi bahanuzi rero. Imana iguha umugisha, ubuhanuzi butugeza ku rwego tuva mu magufa asandaye, amagufa yirundanije, amagufa iriho imitsi, amagufa atagira ubuzima, tukagira ubugingo buzima. Imana iguha umugisha, Pentekote nziza. N'ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye iteka ati nzagukiza ikigoyi cy'umugoyi no mu gihirimbura nta kizigera igutwara. None yateze igikomangoma ku ngoma itazigera ihunguka, mu menyo yabishigica sinamizwe bunguri. Kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuyeko, kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuyeko. Nategerewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu, ku gitanda cy'amanywa uryamira wisegure. Nategerewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu.